atararambirwa ibihe arimo, iyo umuntu atararambirwa imibereho arimo, iyo umuntu atararambirwa akaga afite, iyo umuntu atararambirwa ikigeragezo abanye nacyo, Imana ikimurindiramo ntabwo ikimukuramo. Naratangaye cyane ibi bintu, numva ni ibintu bikomeye. Iyo umuntu atararambirwa ibyarimo, Imana ibikurindiramo, ikabigutungiramo, ikabikubesherezamo. Ariko narongeye ndatangara, iyo umuntu yarambiwe ibiharimo, iyo umuntu yarambiwe ubutayu arimo, iyo umuntu yarambiwe imibereho arimo, iyo umuntu yarambiwe akaga afite, akarambirwa akatura akabivuga, Imana ibimukuramo akabivamo. Abisirayeli bakiri muri Egiputa batararambirwa uburetwa bari barimo, Imana yabubarindiyemo, bamwe barapfa abandi bahura n'ibibazo, ariko Imana ikomeza kububarindiramo. Ariko umunsi umwe bararambirwa ubwo buretwa, bamaze kuburambirwa baraniha, barataka. Bakimara gutaka, Imana irabumva iri mu ijuru, yibuka iminiho yabo, yibuka amasezerano yagiranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Bibiliya iravuga ngo irabitegereza, imenya uko bameze. Nshuti mwene data, ndashaka kukubwira ngo igihe cyose warambiwe akaga urimo, warambiwe ibibazo urimo, warambiwe intambara urimo, ugataka, Imana izabigukuramo. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Tubararikiye kugira ngo dukomeze kubana mu ijambo ry'Imana muri ibi biganiro, kandi nanabibutsa ko mukwiriye kubikurikira, mugakora subscribe, mugakora comment, mugakora share, kugira ngo bijye bibashyikiraho ku gihe. Imana nihabwe icyubahiro. Nanone tugarutse kugira ngo tubane muri iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Hariho abakunda ko tuvuga twihuta, ariko na haleluya nyinshi, ariko hakabamo n'abakunda ko twagakwiye kujya dusobanura akantu ku kandi, tugagenda tubisobanura gahoro gahoro kugira ngo umuntu agimenye uko ibintu bihagaze, uko bimeze, asobanukirwe neza. Tugiye kuganira, hariho maze igihe ndi mu masengesho, ndimo nsenga, hariho icyo nahishuriwe. Mbere yuko nkivuga, tubanze dufate umwanya dusenge. Mana, turagushimiye kuko uduhaye uyu mwanya mwiza w'umugisha, ubane natwe, udushyigikire, Mwuka Wera tuyobore, mu izina rya Yesu, amen. Mana ishimwe. Maze igihe ndi gusenga, umunsi umwe ndahishurirwa, ngira icyo mpishurirwa gikomoka ku Mana. Ati gute? Nahishuriwe ko iyo umuntu atarambiwe ibihe abamo, Imana ibimurindiramo. Iyo umuntu atararambirwa ibihe arimo, iyo umuntu atararambirwa imibereho arimo, iyo umuntu atararambirwa akaga afite, iyo umuntu atararambirwa ikigeragezo abanye nacyo,
Imana ikimurindiramo ntabwo ikimukuramo. Naratangaye cyane ibi bintu, numva ni ibintu bikomeye. Iyo umuntu atararambirwa ibyarimo, Imana ibikurindiramo, ikabigutungiramo, ikabikubesherezamo. Ariko narongeye ndatangara, iyo umuntu yarambiwe ibiharimo, iyo umuntu yarambiwe ubutayu arimo, iyo umuntu yarambiwe imibereho arimo, iyo umuntu yarambiwe akaga afite, akarambirwa akatura akabivuga, Imana ibimukuramo akabivamo. Uraza kumbwira ngo ibyo bikomora? Tubikomora mu gitabo cyo Kuva igice cya 3 umurongo wa 7 n'uwa 8. Mana ishimwe, tuwasome twihuta. Igitabo cyo Kuva igice cya 3 umurongo wa 7 dusome. Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abisiraheli. Uwiteka aramubwira ati, nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo. 8. Kandi manuwe no kubakiza, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani, n'Abaheti, n'Abamori, n'Abaferezi, n'Abahivi, n'Abayebusi. Amen. Abisirayeli bakiri muri Egiputa, batararambirwa uburetwa bari barimo, Imana yabubarindiyemo. Bamwe barapfa, abandi bahura n'ibibazo, ariko Imana ikomeza kububarindiramo. Ariko umunsi umwe bararambirwa ubwo buretwa. Bamaze kuburambirwa baraniha, barataka. Bakimara gutaka, Imana irabumva iri mu ijuru, yibuka iminiho yabo, yibuka amasezerano yagiranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Bibiliya iravuga ngo irabitegereza, imenya uko bameze. Nshuti mwene data, ndashaka kukubwira ngo igihe cyose warambiwe akaga urimo, warambiwe ibibazo urimo, warambiwe intambara urimo, ugataka, Imana izabigukuramo. Amen. Imana izabigukuramo cyane. Ariko igihe utari wabirambirwa, Imana izabikurindiramo. Abisirayeli ngo barataka kuko bari bamaze kurambirwa ubwo buretwa. Imana iravuga ngo manuwe no kubakura mu gihugu cya Egiputa. Ndashaka kukutangariza amagambo y'ubuhanuzi. Imana imanuwe no kugukura mu kagurimo. Imana imanuwe no kugukura mu bibazo uhagazemo. Imana imanuwe no kugukura mu butayu urimo. Imana imanuwe no kugutabara. Imana imanuwe no kukujyana mu mata n'ubuki. Amen. Imana ishimwe. Ndafashije. Imana ishimwe. Imana imanuwe. Imana iravuga ngo manuwe no gukura Abisirayeli muri Egiputa, manuwe no kubajyana mu gihugu cy'amata. Icyo gihugu ngo cyari kirimo ubwoko bw'Abanyakanani, ngo cyari kirimo ng'Abahivi, Abayebusi, Abaferezi. Ndashaka kugutangariza ko igihe cyose utararambirwa ibigeragezo urimo, igihe cyose utararambirwa ubutayu uhagazemo, ntabwo Imana izaguhagurutsa ngiguhe imbaraga zo gukura abantu bahagaze mu masezerano yawe.
hariho abantu bahagaze ku misozi yacu, barimo abaferezi, barimo abayebusi, barimo abantu batandukanye mu rwego rwo mu buryo bw'umwuka. Ariko igihe cyose uzarambirwa ukavuga ngo ibi bintu ndashaka kubivamo, ukavuga ngo ndarambiwe, mbisohotsemo, mpishurirwa aya magambo, narahagurutse ndavuga ngo ibi bintu byanjye Mana mbisohotsemo, Yesu agira icyo avugana nanjye. Niyo mpamvu rero iyo umuntu yarambiwe ibyarimo, Imana ibimukuramo. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo Abisiraheli bafata umwanzuro baravuga ngo twarambiwe. Imana irabyumva iri mu ijuru. Nshuti mwene data, ku ijambo ry'ubuhanuzi, ijambo rifite imbaraga, Imana imanuwe no kugukura muri ibyo urimo. Imana imanuwe no kugukura muri izo ntambara. Imana imanuwe no kuringaniza ibitaringaniye. Imana imanuwe no gucengura imiryango. Imana imanuwe no gukora ibintu bikomeye. Imana imanuwe no gukora igitangaza. Ubyizere. Numara kubyizera ukarambirwa ibyo urimo, Imana izahagurukana nawe, izagukoresha ibintu bikomeye, izaguha imbaraga zo kugira ngo urwanirire umusozi wawe. Munsi umwe Kalebu yarageze mu gihugu cy'isezerano, ngo Yosuwa aramwibagirwa, ngo ariko arambirwa ibihe yararimo, ngo aramanuka abwira Yosuwa, aramubwira ngo ese ntabwo wibuka iby'Imana yatubwiye turi Kadeshi Barinaya, nuko yararambiwe ibihe arimo. Igihe yari atararambirwa ibihe arimo, Imana yabimurindiyemo. Ariko aravuga ngo Yosuwa, mpa umusozi wanjye nkurwanirire. Imana imuha imbaraga, imuha umusozi wa Heburoni, arawurwanirira, aratsinda. Imana ibaha imbaraga, Imana ibahagurutse, ibashyitse ku misozi yanyu mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibashyigikire, kandi mwizere mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Mana, turagushimiye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana isumba byose, uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Iyo abantu bakwizeye, ukora iby'imbaraga, ukora ibitangaje, ukora ibikomeye mu izina rya Yesu. Turagushimiye rero, ijambo rishyigikire, urishorere, rigira umumaro, kandi umuntu wese uzaryumva azahumurike, azumva aguwe neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibashyigikire mu izina rya Yesu, amen.